Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nako nanaguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni mu mujyi wa Kigali ahongeye kumvikana bamwe mu baturage barimo kubugoza, barimo gutaka batakamba batakira inzego nkuru z'u Rwanda. Ni mu gihe kuri ubu ngubu barimo gukorerwa ihohoterwa rikomeye cyane, bagakorerwa n'icyo bise akagambane, ari nako inzego z'ubuyobozi zikomeza kugenda zibarebera. Mbese aka gahinda gakomeye gakomeje kumvikana i Kigali mu Rwanda kaba katewe n'iki? Ese kuri ubu ngubu baba barimo gutaka iki? Mbese n'iki baba barimo gusaba inzego z'ubuyobozi nyuma y'uko ibiteye ubwoba byumvikanye i Kigali mu Rwanda? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo bikubiye mu makuru twaguteguriye uyu munsi. Icyakora icyo tugusaba nuko badutera inkunga uyu munsi, maze ukara munsi y'amakuru yacu urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatoya ubundi tuze tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje kubabaza abatuye mu mujyi wa Kigali. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru yongeye gutuma benshi basuka amarira, yongeye kumvikana i Kigali mu Rwanda, aho bamwe mu baturage bagiye batandukanye batuye mu mudugudu wa Mpinga ya Nyanza, akagari ka Rukatsi, mu murenge wa Kagarama, akarere ka Kicukiro, bavuga ko mu kwezi kwa kane uyu mwaka wa 2024 aribwo umushoramari Sam Nkusi uhagarariye Caprod Limited yazanye imashini zihinga atangira kubarandurira imyaka. Biyambaje ubuyobozi ndetse mu minsi mike bubatumaho, babwirwa ko bagomba kuva muri ubwo butaka bari baratijwe. Gusa icyo bano baturage batumva ni ukuntu kurandurirwa imyaka iteze kandi bari baremeranyijwe ko bazasarura ibyo bahinze kuri uyu wa kabiri tariki ya 24 Nzeri 2024, ubwo itangazamakuru ryageraga aharimo kurandurirwa iyi myaka. Abaturage bari bifashe mapfubyi, benshi barimo barataka batabaza. Ubwo baganiraga n'itangazamakuru mu magambo yabo bagize bati, bitewe n'imashini yanyuzemo ibijumba ntabyo twasaruyemo, amasaka ntabyo twasaruyemo. Imashini uyu munsi ni wa gatatu irimo ikora, igenda irimo kurimbura imyumbati, irimbura. Turabizi ko ubutaka atari ubwacu, ariko imyaka yacu tugomba kuyisarura. Twabimenye icyo gihe mu kwezi kwa kane, aho tubimenye bati muzasarure ibyanyu ntimuzoge kugira ikindi mushyiramo, kandi ko ntabwo twarabyubahirije, nta kindi twashyizemo uretse byari birimo. Bayiranduye rwose imyaka, hari imyumbati n'amateke, n'ubu urabibona ni imashini irimo. Gusa uwitwa Fiston niwe waje arampamagara ambwira ko nitutavamo ngo abasirikare bazajya baza bakirirwa dukubita. Ubuyobozi twabyumvikanyeho, dukora inama hara hepfo ku muhanda w'amabuye, twemeranya yuko imyaka irimo igomba gusarurwa. Icyo bano baturage bahurizaho nuko barimo gushorwa mu bihombo bizabakururira inzara ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Aba baturage kandi bakomeza babwira itangazamakuru mu magambo yabo bagira bati, ikibazo dufite twashoye amafaranga menshi cyane, guhinga birahenda. Ingaruka nuko ku mashuri y'abana nta mafaranga tuzabona tubaha, ntabwo tuzabona ibyo tubatungisha. Ukaba tugiye kwicwa n'inzara kandi twarahinze. Dufite impungenge kuko kugeza ubu ngubu badusonzesheje abana. Hano twashoyemo amafaranga, dushoramo imbaraga. Imyaka babizi kuyihinga ni ukugura imbuto n'amaboko umuntu yashyizemo, ingaruka nuko badushonjeje. Icyifuzo cy'abaturage nuko bahagarikwa kurandurirwa imyaka yabo ikabanza ikera, ndetse n'iyangijwe bagahabwa indishyi y'akababaro k'ibyangijwe. Aba baturage barakomeza batakira itangazamakuru mu magambo yabo bagira bati, icyifuzo cyo nuko baturiye iyo myaka yacu tukava mu butaka bwabo tukabubaho, ntabwo ari ubwacu, ni ubwa leta, ni ubwabo.
turifuza ko batwishyura imyaka yacu niba bahashaka irijanse byihuse, imyaka bangije bakayishyura, reka yere iyangijwe bayishyure, cyangwa se niba niyo ngiye ihari bayishaka byihutirwa nayo bayishyure, ubundi tuvemo tugende ko n'ubutaka si ubwacu. ko nibatubabarire rwose baturiha imyaka yacu, nta kindi dushaka. Bumva ibyabo bakushaka gukora ibyabo byihutirwa, twebwe iyo myaka yacu baduhinguranwa zayo. Ntabwo natwe ntabwo tugomba kugira amananiza kuko ubutaka si ubwacu. Umwe mu bakoresha iyi mashini yari irimo kurandura iyi myaka ari nawe wari uhagarariye Sam Nkusi uyobora Kaporodi Limited ari nayo nyiri ubu butaka, yirinze kujya mu itangazamakuru, gusa avuga ko abaturage binangiye kuva muri ubu butaka kuko bari bamaze imyaka igera kuri 3 barasabwe kuvamo, nyamara abandi batangira imisoro kandi batahabyaza umusaruro. Yongeye ko ibindi byabazwa ubuyobozi. Umuvugizi w'umujyi wa Kigali Emma Claudine Nirenganya ku murongo wa telefone yabwiye itangazamakuru ko aba baturage bari barasabwe kuvamo ariko bakinangira. Ubwo yari arimo aravugana n'itangazamakuru, umuvugizi w'umujyi wa Kigali Emma Claudine Nirenganya yagize ati kuri buriya butaka buri hariya no bwa leta. Abaturage rero nk'uko ngira ngo basa naho banabivuze, nibyo koko hakomeje kuba inama zitandukanye zibabwira ngo ntibakomeze guhingamo. Inama yari yabaye mu kwa kane yari yanzuye ko nibura mu kwa karindwi baba bamaze gukuramo imyaka yabo, kandi uwaba yarahinze imyumbati hariya icyo gihe yaba yaranyuranyije n'amabwiriza yari yahawe. Ni ukuvuga ngo amabwiriza yarasobanutse, inama zarakozwe, abaturage barabisobanurirwa ko bagomba kurekeraho kuhahinga kandi niko bigomba kugenda. Nuko ubuyobozi buvuga ko aba baturage binangiye kuva muri ubu butaka, bo bavuga ko mu kwezi kwa kane aribwo bamenyeshejwe ko aribwo batazongera guhingamo, ndetse ngo barabyubahirije, gusa icyo batumva ni ukuntu barimo kurandurirwa imyaka yabo kandi bari barabyemeranyijweho ko imyaka ihinzemo izabanza ikera bakayisarura nyuma. Iyi ni KN Radio, ishakira ukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Iyi ni inkuru yo mu karere ka Kicukiro, aho abaturage barimo gutaka batabaza nyuma y'uko umushoramari ari kubarandurira imyaka yabo umusubirizo. Ndagushimiye we twabanye muri aya makuru yacu umunsi. Icyakora niba ari ubwa mbere dusuye, ndakwinginze mukunzi wacu, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazogera kaza nako ntugasige nako utugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya ubu wa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Sibyo gusa kandi ugomba no kujya hatangirwa ibitekerezo, ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.